yagiye hehe mu soko guhaha genda ugeremo uramubona yaje afite telefone irimo ifoto y'iyo ndaya niyo yaziyeho aje rero amusanga mu soko bagwanye rero amakuru mfishe akamukiraho n'imyenda amwambura n'ubusa nabakameye na kamera ngenda zifite muri telefone yawe ndayafite hano aha ngaha oya yavuze ngo aragerayo bako umugabo ave kwiyo n'indaya ahangaha rero turi mu Cyangugu mu gasoko kamwe aho twasanze abantu babiri bamaze kurwana. Amakuru nagerageje gukurura nuko yari umugore warwanaga n'indaya bapfa umugabo wiwe rero bamumutwaye burundu, ariko uwo mugore akaba yari amaze iminsi arimo azaho ngaha ashakisha uwo mukobwa amutwariye umugabo. Twaganiriye n'umwe mu bari bahari dusobanura neza uko byagenze ndetse aduha n'amashusho yafashe ya telefone ariyo twifashishije. Nge iriya ndaya turaturanye yitwa Joseline, iriya ndaya turaturanye. Iriya ndaya yatwaye umugabo w'abandi. Uriya mu mama yavuye i Butare aza kumushakisha hano i Cyangugu. Aje kumushakisha aramubona, amaze kumubona amusanga mu soko, bagwaniye mu soko. Mu soko baragwana, amubaza aho umugabo we yagiye. Amakuru ko nyine barwanye uyu munsi. Bagwanye uyu munsi amubaza aho umugabo we yamusize. Birangije uriya mama aravuga ngo agiye kumugirayo apaka amenya aho umugabo we ari kugira ngo amugarure mu rugo. Tutirukanse cyane bakundangiye bambwira ngo uturanye n'umwe muri bo. Ninde muri bo uturanye nawe? Nura mu mama cyangwa nura bavuze ngo watwaye umugabo w'abandi? Ni iriya ndaya. Ukiri kumwita indaya? Yatwaye umugabo w'abandi. Yarabafashe ka video. Keka niba nakakwereka. Niba nakakwereka. Nta kibazo urakanyereka ahubwo bakagumiwe yaje afite amafaranga menshi uriya mugabo. Ego. Umva yarari umukire ariko ubu ngubu ntago tuzi uko ameze ko ntago ajya asohoka. Yaje twari igikamyo. Ego. Cyambukiranye imipaka. Ego. Iriya ndaya irangije bahurira mu kabari iramutwara. Uriya mugore rero yaramubuze kandi uriya mugore afite abana 5 niko yatubyiye. Yaje amushakisha. Uriya mugore abahehe? Uriya mugore ngo abibutare niko yambyiye. Nanjye rero ndamurangira murangiye aramubura aranje mubahurira ngo mu soko. Use ubundi uriya mukobwa we imyitwarire yariye ubundi mu busanzwe? Urebye imyitwarire ni indaya yambara ubusa. Ni wowe niyo mugabo wenyine atwaye cyangwa na? Oya uriya mugabo ari ngo wa 5 watwaye. Nabakamenge byose nabikamenge hanze. Ayo mashusho raza kuza kuyama. Ayo mashusho raza kuyama. Hano hari mama ngo ndo gutwara umugabo wundi agomba gushaka uwe. Abana 5. Arengo muzana bakamukubita tumuzi. Batamuko indaya irakubitwa. Oya uriya mugore ngene wana rindi gukiza kuko niwe nziranye nawe. Bamukubite mari. Indaya irakubitwa. Ariko nebyo. Ako mama nawe wagira ikintu tubwira nta kibazo. None waje kumenya yuko gutano bahaserereye? Ngewe naramurangiye ndamubwira ngo hari indaya nzitwaraga babanzi. Uko biri kose ashobora kuba rero. Ageze yaramubura namubwira atareka amakuru twumvishije yagiye hehe mu soko guhaha genda ugeremo uramubona yaje afite telefone irimo ifoto y'iyo ndaya niyo yaziyeho aje rero amusanga mu soko bagwanye rero amakuru mfishe akamukiraho n'imyenda amwambura n'ubusa nabakameye na kamera ngenda zifite muri telefone yawe ndayafite hano aha ngaha umumama aravuze ngo agiye gushaka umuganga amugerera paka umugabo wasubiye mu rugo tw'abana be 5. Nikamye agiye kumugererayo. Agiye kumugererayo. Umugabo agarutse. Ubwo njena urancanze. Hano abaganga bakora ibyo bintu. Barahari bakomeye n'agatara bagerayo. Hani Cyangugu barabikora. Siko no muganga cyane umupfu. N'umuganga ubivura akabikora. Hano abaganga barahabara. Esiko tutobimenya. Nabo njya mubimenya. Wenda twobimenya bimenyaga abagore. Nose kuko umugabo yajya kujya gucinzaratse. Bimenyaga abagore gusa. Nibyo ramwabwiye. Abagore nibo babimenyaga.
ahubwo ngomba gushaka amakuru kuko njye nkeneye uriya mugore kugira tuvugane. Ndakujyana aho yagiye manza ari kwa muganga wa wundi ugerayo. Ahubwo tugomba kwerekera. Yavuze ngagiye kujya kwa muganga niko yavuze ndamugerereyo paka umugabo agarutse mu rugo. Tugomba kwerekera. Telefone umuhamagare ndabyo nsinzi umuhamagare telefone ubundi akaza atari umuntu ukene ko bavugana none sasa bakabonana mbona gubona ako kanoneko yaje ariko bazanga umugabo yagiye twe turahamurangira kwiyo ndaya nose ndafone agira turazanye turutse ngo ibutare uriya mugore bese ni umurozi oya yavuze ngo aragerayo paka umugabo ave kwiyo n'indayi twafashe moto dukora urugendo ntago rwari rugufiya cyane nk'uko mubibona wenda twagaragaje ibintu bike ariko rwari rurerure kugira ngo tugerane dushakishe uwo mumama ndetse n'uwo mugabo cyangwa se n'uwo bise indaya kugira ngo turebe ko byose twabona tukaganira nabo. So stay touch ubundi hasigaye tujyane izo zose ni inzira twagiye ducamo. Ni hano ariko se kuko nakugejeje ni hano injira nyine turebe nta kibazo ubwo turangira nta kibazo nanga mwino wa mugore nta kibazo mwino wa mugore genda giye batumye ko giye hakurangiye nta kibazo kuko byaba bibi kandi ibindi bisigara umugabo tugomba kumukagarurira rero niba wemera ikimasa kumukugarurira ukaduha n'inzoga y'amazi mwiriwe mugabo niki kibugejeje hano mwiriwe muraba neza kugeza ukabonamo kudutunga ibyo bintu se kandi ibyo bintu hano muri iki gihe bikamera biturutse he ariko oya ntunkamere oya nta kibazo ariko niba nta kintu byabitwaye twaganira gusa nari nje hano kubw'ikibazo cy'uyu mumama kuko nari mvuye ahantu ku gasoko bari bambwiye ko baserereye ndayoboza birangira ngeze ahantu yaragiye kuko numvaga abona ko barimo barambwira oya ibyo gukamera rero njye ni muganga nakira uje utugana ubwo rero uyu ibyajemo hari ibyo yiziyemo ntabwo byari ngombwa kugira ngo rero kubikurikirana uze kubona nta kibazo ni munyanganire kujya wenda tuganire cyangwa se ngewe ntacyo mbareke mumufashe kuko niba nta kintu byaba bitwaye mbifate oya pe utubangamiye ahubwo uzagaruka indi gihe iyo ugeze mu ruhumbi rero rwacu wicara hariya kugira ngo utaza kumererwa nabi hari imiti imanza kugushyira nta kibazo ndayicara rwose ndabyemera ntabwo nabasuzugura nta kibazo ariko niba nta kibazo mwaza kumbwira wenda ku bijyanye n'iby'uyu mumama kuko urebye hano nashakaga n'uyu mumama ariko ubwo namwe ndaza kubakenera aka gati rero ni ukugira ngo kaguhumanire kugira ngo utagire icyo ubaha ngaha muri uru ruhimbi ko byari bigitwaye ko hari ibyo arabanza kunganiza neho neza kugira ngo umenye impamvu n'ikimugenza kandi ko atari ngombwa kugira ngo cyumve biri bugende nabagiye niba ngombwa turamutumaho agaruke ibintu byishyizemo ndabona bitarabuze kunyura ariko muga ariko nta kibazo ntimukore ibintu byanyu reka ndimye kamera nta kibazo ndayizimije reka mbenda uzagaruka basi tukabikuganizaho ariko wagiye wabaye duhaye akanya kuko ari nta kibazo kamera mbaye nyikuyeho ariko ndashaka kuza kujyana n'uyu mumama ntacyo we mufashe nta kibazo twazagutumaho ukagaruka yego nta kibazo nta kibazo nimumufashe rwose ndaba marinari nibirangira ndaza kuza kumuvugisha duhane gahunda humura sino kigira mugahita humura umuhigo ababyeyi bakuru imihigo yanyu igenda ijya imbere kandi azaze gutura igitambo cyanyu muciye cy'ikimasa n'inzoga zanyu zibashe kuboneka n'amakaba ari hano niwuzanye umubabaro wo kugira ngo umushyikire uriya mugabo aze hano umushakisha hafi ari hano mu Bugarama abanguke none ahangaha turamushaka
yewe uraturuka hehe wowe uraturuka hehe njyewe ni umunyamakuru ntabwo yewe muko umugabo wawe nzi ari hafi kuza ukamubonera hariya hafi ukamukubita amaso urumva none se uyu yabagiye akaduha akanya gatoya tugahita kuganira muga abaturindiriye hariya buhagurutse buturindiriye hariya umwanya mutoya noneho uyu mubyeyi niba hari icyo uteganyirijeho cy'ikiganiro aragusanga hariya muraganira ntabwo byadushobokera nta kibazo umugabo wawe uri hariya mu kanya aragusanga hariya mugana ndavana ntamubonye nakwemezwa n'iki kumushyika arimo kuza ari mu nzira hariya arimo araza nakwemezwa n'iki ko araza amaze guhaguruka